H-Stand YouTube ni Toka Stanton. Ikiganiro tekereza kabiri kubyo usanzwe wizera. Umunsi dutangiye tukwanzika tugira duti Mana Jehova Allah Mungu iriya nyine yo mu ijuru avuga ngo ni Isiraheli, Mana ya Abraham, Mana ya Abednego na Mishaka. Byaragaragaye ko ikunda Satani kurusha uko ikunda umuntu. Ndaje ndabibereka twifashishije Bibiliya nubwo turi bujye kure. Abantu bambaza ngo ariko urinde uvuga ibyo. Ndi H-Stand Imana ikunda Satani kurusha uko ikunda n'umuvugabutumwa wa mbere ku isi. Ikunda Satani kurusha ikunda umuhanuzi wa mbere ku isi. Ninde uzarama akarenga imyaka 1000 hano uzageza muri 200 n'abayigeza ntago ari abavugabutumwa bayo. Ariko Satani abaho igihe cyose ntajya apfa, afite imbaraga. Nta muntu wamurusha imbaraga kabone nubwo yaba igihe cyose ari mu butayu asenga Imana, ndetse nta nubwo yarama kumurusha. Yurambye imyaka irenga 100 jya mu rusengero gushima Imana yaguhaye kuramba ku isi. Ubwo rero byabihaye Satani iri uburirimba ngo uramukandagira iki mwana w'Imana. Uriya yabaye mu ijuru ngo yahuza naririmbira Imana live, yashimishije Imana kenshi. We sinzi icyo wakora ngo ugize na ha Satani. Baganire n'Imana imbona nkubone, bicaranye ku ntebe imwe. Satani arayibwira ati ni gute Yobu atakubaha, wamuhaye ubukire, umuha amatungo menshi, ni gute atakubaha? Munize urebe yuko namugerageza akarekeraho kukubaha. Imana iramubwira ngo mutore ariko ntumwice. Uwe wavugana n'Imana live. Ariko Satani baricarana bagasangira akantu bakabiganiraho, bagafata umwanzuro ukwiye. Ubundi ibintu bya Satani dore kuntu byesitaye. Umwami ashobora kugirana amakimbirane n'umwana we, akamwirukana ibwami, akamuraga agasozi. Ako gasozi ariko akakamuheraho imbaraga na buri kimwe. Ndi H-Stand turagerageza kongera ijwi